Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu bane, iyi mpanuka ipfiriyemo abantu babiri. Iyi mpanuka ibereye Sonatube, iyi mpanuka yashenguye imitima ya benshi, iyi mpanuka yahamuye abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa. Imodoka iri mu bwoko bwa hoho igonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri, biza kugongana ku manywa y'ihangu hano munsi ya ropuwe ya Sonatube, niho zino modoka zombi zigonganiye. Uri kwibaza ngo izi modoka zigonganye gutya, imihanda bari bayikase bayishyize mu cyerekezo kimwe, mu gihe umuhanda umwe bari bawufunze, birangira zino modoka zikoze impanuka ziri kugendera mu cyerekezo kimwe, aho imodoka yari irimo ituruka Gahanga, indi yari irimo ituruka Kimironko. Urumva yuko byose byaganaga mu cyerekezo kimwe, birangira zino modoka zisekuranye, zituma barindwi bakomereka, abandi bitaba Imana. Abaturage babonye iyi mpanuka barize bifata ku munwa, baravuga ati iyi mpanuka izandikwa mu mateka y'u Rwanda, niyo mpanuka ikomeye iranze uyu mwaka wa 2026, niyo mpanuka ikomeye ibaye, ndetse hagakomereka abantu benshi bangana gutya. Ishami rya polisi rishinzwe impanuka yo mu muhanda ryahamagawe, ariko magingo aya ntago riraza. Hahise hamagarwa imbangukiragutabara, magingo aya nayo ntago izi mbangukiragutabara zirahagera kuko hahamagawe nyinshi, ariko imbangukiragutabara imwe yahageze iri kuvura abakomeretse ndetse igerageza kubavura fasita, nibwo izindi ambulance zaje kuhagera zipima zisanga bamwe barangije kwitaba Imana, bituma hamagarwa imodoka ya polisi ihita iza irabatwara, ihita ibajyana ku bitaro bya Gasabo, ihita ibajyana ku bitaro kugira ngo bakorerwe isuzumwa, ni ku bitaro bya Kacyiru. Nuko uko byagenze, nuko iyi mpanuka yagenze, birangira bamwe bahaburiye ubuzima, abandi barakomereka. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda yese ihagera nayo ipima impanuka, isanga uyu mushoferi arutwaye imodoka iri mu bwoko bwa hoho yanyoye ibisindisha. Ako kanya uyu mushoferi bahise bamukora mu modoka, bamwambura ibyangombwa bye, bahita bamukubita ipingu. Ako kanya imodoka ya polisi ihita imutwara, imodoka ya breakdown ya polisi nayo ihita ihagera, imodoka bahita bayitera breakdown, tayari yahise bayijyana mu Gasyata ku Bizibiti. Iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'uyu mushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa hoho, kuko niwe wagonze imodoka yindi mu bwoko bwa kwasiteri, bikarangira abo yari atwaye bakomeretse, abandi bitaba Imana. Umva ko abari bari muri kwasiteri aribo bitabye Imana, abandi barakomereka. Birangira rero bamuteye ipingu, bamujyana kumufunga, bityo icyaha yakoze ni icyaha cy'indengakamere. Gutwara imodoka yanyoye ibisindisha ni ikosa rikomeye cyane ubwabyo. Iyo ufashwe utagonze uhanishwa igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga atagira ingano. Bivuze ngo noneho iyo ugonze umuntu bagasanga wanyoye ibisindisha, noneho umuntu wagonze nawe akitaba Imana, urumva yuko ari sakirire. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bishobora kuba byashyira ubuzima bwawe mu kaga, bityo rero byatumye uyu nguyu ajya gutabwa muri yombi. Uyu mushoferi uri mu bwoko bwa kwasiteri nawe yakomeretse cyane, yahise ajyanwa ku bitaro kugira ngo nawe bamuvure. Vora yaje kumuvuna ukuguru, bivuze ngo bahise nawe bamujyana mu bitaro. Iyi mpanuka abaturage bayibonye barize, abandi barangije bifata ku munwa barebye ku imodoka iri mu bwoko bwa hoho igonganye n'iyi modoka ya kwasiteri igahinduka capati. Byatumye benshi bahamuka bavuga ati gutega imodoka ko mbona ari ibibazo. Izi modoka ziri mu bwoko bwa hoho kandi bari bazihagaritse, ahubwo iyo hoho yaje iforosa igenda yiba umuhanda ikatakata, birangira igeze mu muhanda wa Sonatube kandi imodoka nini baba bazihagaritse. Birangira rero ikoze impanuka idasanzwe, impanuka yateye benshi ubwoba, impanuka yahamuye benshi, impanuka yatumye abanyarwanda barira, n'inzego z'ubuyobozi zikarira. Ndavuga inzego za polisi, inzego zindi z'ibanze zari zihari, dore ko ahantu hatajya habura inzego nyinshi z'ubuyobozi ahantu habereye ibibazo. Nuko byarangiye abakomeretse bajyanwe ku bitaro, abapfuye bajyanwe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo bakorerwe isuzumwa. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe. Mu karere ka Gasabo